muraho neza, nitwa Gamide psychologist turabasuje tubaye ikaze. Hari igihe kibaho ku bantu benshi ugasanga ameze nk'aho yatakaye mu buzima cyangwa se akumva yuko ibintu byose yarimo agerageza bitarimo biragenda neza. Ndatekereza bishobora kuba birakubaho kuko ni kimwe mu bintu kiba ku bantu hafi ya twese. Ukaba wumva mu buryo buri profession cyangwa se bijyanye n'akazi, ukaba ubona ikintu gikurikiyeho ni iki, next steps ubona nta kintu ubona kiri kujya mbere. Mibanire ukabona wabaye stuck cyangwa se wabuze uburyo ibintu byagenda neza, wabuze ikintu wakora kugira ngo byagire neza. Ese mu gihe wumva watakaye mu buzima, igihe wumva ibintu byose bitagenda mu buzima, ni ibihe bintu bishobora kugufasha kuba byagabanya iyo frustration cyangwa se ubwo bubabare bw'urujijo uba ufite mu gihe uri muri situation iyo ngiyo? Ibyo ngiye kuganira muri iki kiganiro, turuza kuganira ku bintu bitanu umuntu aba agomba kwibuka cyangwa se aba agomba kwirinda kwirengagiza kugira ngo bize kumufasha igihe abona ko ibintu bitari biragenda neza. Ubuzima bwawe bwagendaga neza, abona ko bimeze neza, ariko umunsi wumva ibintu ntabwo birimo biragenda neza. Ese ni ibihe bintu mu by'ukuri bishobora kuba byakugaruramo agatege, ibintu ushobora kurikomendinga nk'umusayikoloji cyangwa se nk'umuntu waguriwe kujyanye n'imitekerereze y'ubuzima bw'umutwe? Kimwe mu bintu nkunda kubwira abantu baba bagomba kwitaho ni ukwibuka yuko kumva ko watakaye cyangwa se ubuzima nyine wabaye stuck ni kimwe mu bintu bibaho ku bantu hafi ya twese. Nshaka navuga ko abantu twese byanze bikunze mu buzima bwacu tubagomba kuzagira igihe twumva yuko twabaye stuck. Kumva yuko ibyo bintu atari wowe biriko wenyine ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha, kuko nta muntu wakwishimira mu by'ukuri ku kintu kiba hariho bwa mbere kiba kimubayeho. Hari abantu benshi mu by'ukuri bumva batakaye akabura icyo yakora, maybe ni akazi, maybe ni relationships, mibanire, maybe ni mu masomo, akabona mu by'ukuri yacitse intege, arananiwe, ntabwo afite ikindi kintu yakora. Abantu barahari ni benshi. Kumva yuko ibintu urimo uracamo atari wowe wenyine urimo uracuko, hari n'abandi byabayeho ndetse hari n'abandi bizabaho, ni kimwe mu bintu bishobora gutuma kubyibuka bikugaruramo agatege, ukavuga uti okay, ubwo atari njyewe, maybe niba hari ukuntu abandi babiciyemo wasanga nanjye hari uburyo nshobora kuzabicamo. Icyo ni icya mbere. Ikindi kintu abantu baba bagomba kwibuka cyangwa se gutekerezaho ni ukwibuka yuko kuba wumva ibintu bitagenze neza, wumva watakaye, wumva wabaye stuck, ibintu bitagenda neza nonaha, ntabwo bisobanuye yuko ariko bizahora. Akenshi iyo umuntu yabaye stuck, ibintu byanze, aba yumva yuko niba byanze nonaha, byanze nonaha by'iteka ryose, igihe cyose cyazaza ariko ibintu bizaba bimeze. Kwibuka yuko ibibazo duhura nabyo cyangwa se inzitizi zituma dutaka, zituma tuba stuck, ni ibintu bibaho mu gihe runaka. Kuba ntafite akazi nonaha, kuba ntafite amafaranga nonaha, ntabisobanuye yuko mu myaka 5, mu myaka 2 ariko bizaba bimeze. So kwibuka yuko situation urimo iri temporary cyangwa se ari ikintu gishobora kumara igihe gitoya, ni kimwe mu bintu bishobora kuguha hope. Ku bantu bamwe bishobora no kubatera kugira imbaraga actually zo kugira ikintu bakora. Ikindi kintu cya gatatu ni ukwibuka yuko kuba wacitse intege ahanini bisobanuye yuko hari ikintu wari uragerageza kugeraho, kubera yuko nta wacika intege, nta kintu wagerageza kugezaho. Mu by'ukuri kugerageza kugera ku kintu bisobanuye ko hari intego wari ufite, hari ikintu wari wifuza kugeraho. Icyo ni ikintu cyiza. Kuba wacitse intege ni ikimenyetso cy'uko hari ikintu cyiza wari ufite washaka kugeraho. Ku bantu benshi, hari abantu benshi usanga barwaye depression cyangwa se bakarwara indwara z'agahinda cyangwa se kwiheba, bitewe n'uko nta kintu mu buzima baharanira. Akenshi umuntu wacitse intege bitakunda kumubaho, ni ikigaragariza yuko nibura hari intego yari arimo araharanira, hari ikintu yahataniraga kugeraho, nubwo hari inzitizi zatumye acika intege igihe gitoya.
nibura hari akantu mu by'ukuri yari afite arimo aragerageza kugeraho. Iki ni ikintu cyiza kubera iki umunsi ino state cyangwa se ukuntu uri kwiyumva bitagenda neza, umunsi uzabasha kubitsinda, uzakomeza ugere kuri ya ntego cyangwa se uzafata indi ntego. So kwibuka yuko wacitse intege bisobanuye ko mu by'ukuri uri wa muhanga ushobora kuba wifuza kugera ku bintu, ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha. Ikindi kintu of course ni ukuba wakwiga kumenya umuntu wakwegera wagufasha. Akenshi dukunze gutsikamirwa n'ibibazo, nyamara tubashe kuba twabwira umuntu ubwo buremere bwatuvaho. Ku bantu benshi iyo abwiye ikibazo umuntu ushobora kumwumva atamujajinze cyangwa se atamuciriye urubanza, ni bumwe mu bufasha ushobora kubaho umuntu kubera ko yumva aruhutse ndetse akaba ashobora no kubona igisubizo. Buriya iyo umuntu aguteze amatwi biroroshye yuko wakwishakira igisubizo. Ubundi mu bijyanye no kuvura murabizi ko ndi psychologist, iyo uteze umuntu amatwi ku rwego rwo hejuru, ubushakashatsi bugaragaza yuko wa muntu aba ashobora kwibonera ibisubizo. So kuba wabona umuntu rero wagufasha, haba ari ukuba wamubwira ukamusangiza ibibazo ufite, ukamubwira uko yumva cyangwa se ukamubwira uti ndumva ntazi, hari abantu baba batashoboye kuvuga uko biyumva neza, just ukaba wifite umu best friend cyangwa se umu professional ushobora kuba wakwegamira mu gihe wumva watakaye, mu gihe wumva ubuzima bwanze. Ni kimwe mu bintu umuntu wese badakwiye kwirengagiza. Ikindi kintu cya gatanu ntabwo ushobora kukibagirwa, ukunda kukivuga, ni ukwiga kwita ku mubiri wawe. Hari abantu benshi yumva yatakaye ahita atangira kuvuga ati reka ngende mukoresha biriya biyobyabwenge runaka, reka ngende muri biriya bintu runaka, kandi bya bintu ari ibintu bishobora kwangiza umubiri we. So kwiga actually kwita kuri wa mubiri wawe, kuko akenshi kumva watakaye hari ubwo binaterwa n'uko umubiri wawe unaniwe mu by'ukuri, umaze igihe kinini uwukoresha utekereza cyane cyangwa se utaryama ngo uruhuke, ku buryo biri buze gukangura ya marangamutima, kumva watakaye, kumva uri lonely, kumva uri wenyine, kumva yuko nta bufasha na bumwe ufite, bigatuma umubiri wawe ugaragaza ibyo bimenyetso ukwiriye kubimenya. So iyo utitaye kuri uwo mubiri wawe uba uri kuwongerera ibitwa uri kurwanya, ukaba urabyongereye. So kwita ku mubiri wawe, haba kwiga kuruhuka, kwiga kugaburira ibintu umubiri uba ukeneye, imyitozo ngororamubiri, kwiga kujya ahantu hari umwuka uhagije, ahantu hari izuba rihagije, utuntu twinshi dusanzwe tumenyereye dufasha umubiri kubaho neza. Ni imwe mu nama ntashobora kwibagirwa igihe ndimo ndabwira umuntu ikintu kijyanye no kumanajinga amarangamutima cyangwa se ubuzima bwe muri rusange, kubera yuko iyo wise ku mubiri wawe, n'iyo wamara guhangana no gutakara kwa kuntu uvaga watakaye ukamara kubitsinda, urabizi ko uzakora comeback cyangwa se uzagaruka ufite izindi mbaraga zisumba izo wari ufite mbere. Biba byiza rero ko uzazana izo mbaraga ufite n'umubiri zizagufasha kugira ngo ugere ku ntego uzaba uri guharanira kugeraho. Reka nkwifurize rero kugira ngo umere neza, wumva watakaye, wumva hari ikintu kitagira neza mu buzima bwawe, nakwifuza ko wamera neza. Niba ukeneye kuruhuka, niba ukeneye kwibuka yuko atari wenyine, niba ukeneye kwibuka yuko by'ukuri hari ikintu ushobora kuzakora bikazagenda neza, niba hari umuntu ushobora kugufasha, nakwifuza ko wamubona. Intego ni uko twese tubaho twishimye cyangwa se tubaho ubuzima twifuza, tukagera ku ntego zacu izo twifuza kwigezaho no kugeza ku bandi, ndetse ibi byose tukabikora dufite ubuzima bwiza. Byose niyo nkwifurije, ukomeze gukurikira ibiganiro byacu. Nitwa Gami, the psychologist.